Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza nshuti bakunzi babaho neza TV. Reka mbifurize kumererwa neza mwese aho muherereye, by'umwihariko wowe wamaze gukanda kuri subscribe. Reka mbahe ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku butumwa by'umwihariko muba mwatutumye, ibyo muba mwatwandikiye, ibibazo muba mwibaza. Ibyo byose nibyo tugenda duheraho kugira ngo tubashe kubashakira ibisubizo. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Reka mbahereze ikaze mubwira ngo ni byiza kubana natwe. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cy'umuntu wari watwandikiye. Ni umugore ubyaye kabiri, yari yatwandikiye ko ari umumama ubyaye kabiri, hanyuma akaba afite ikibazo cyo kurota Bruce Melody buri joro. Akaba rimwe na rimwe arota basangira, ubundi akarota basambana, ubundi akarota byinshi bitandukanye kuri Bruce Melody. Hanyuma rero ubungubu bikaba bigeze ku rwego rw'uko atakibona ibitotsi, hanyuma yagera no mu kazi akirwa asinzira. Yatwandikiye adusaba inama n'icyo twamufasha, niba hari n'umuti ubaho wamuvura kugira ngo abashe kumererwa neza. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi icyo tugiye kuganira ku bijyanye no kurota ibyamamare cyangwa kurota usambana n'icyamamare, icyo bivuze n'ibishobora kukubaho mu gihe warose ibi bintu. Hanyuma rero nshuti mukunzi wacu uri mu bice bitandukanye, nguhaye ikaze. Hari baba diaspora, b'abacuti bacu bari mu mahanga, irwota Masimbi, mwese n'abadukurikiraho muherereye hose ku isi, bahaye ikaze. Iyi ni Baho Neza TV. Hanyuma rero ikiganiro tukigezwaho ku bufatanye na Hope Vision Training Center, ikigo cyigisha imyuga kigatanga n'amahugurwa y'igihe gito. Byinshi ushaka kumenya ibisobanuro byinshi kuri Hope Vision Training Center, wandika Hope Vision Training Center rawa muri Google yawe, hanyuma ugahita ujyaho ukiyandikisha, ukabonaho nimero, ukabahamagara, ukabandikira, ukabonaho ibisobanuro birambuye, cyangwa ukaza aho Hope Vision Training Center ikorera i Gikondo. Ibyo byose rero tugenda tubikugezaho kugira ngo ubashe kugubwa neza, kubera ko Hope Vision ni igisubizo ku rubyiruko. Hari ababa barangije kwiga, hari ababa batarize, ariko Hope Vision yigisha umuntu uzi gusoma no kwandika. Umuntu uzi gusoma no kwandika niwe Hope Vision yigisha. Ntabwo ari babandi batazi no gusoma cyangwa batazi no kubara, ahubwo babandi bazi gusoma no kwandika. Bamwe barangije primaire, bamwe barangije secondaire bakabura akazi, cyangwa bakabura amafaranga yo gukomeza ngo bajye kaminuza. Abo ngabo bose rero Hope Vision Training Center irabafasha, igafasha n'abandi bantu baba bari mu kazi ariko nta mpamyabumenyi bafite. Abo ngabo nabo baraza Hope Vision Training Center ikabaha amahugurwa y'igihe gito, hanyuma nabo bakinjira mu kazi ari abanyamwuga. Tudatinze rero reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu rero, uyu mukunzi wacu watwandikiye atubwira ko ahora arota Bruce Melody, buri joro arota Bruce Melody, kandi ari umugore ubyaye gatatu. Bikaba bigeze ku rwego rw'uko yatangiye no guhurwa umugabo we, aba yumva umugabo we atamukoraho, aba yumva mu mutwe we harimo Bruce Melody. Mu kazi yirwa asinzira kubera ko aba yaraye adasinziriye, atekereza byinshi. Rero ndagira ngo nkugire inama, hanyuma nkubwire n'ibyo ugomba kugabanya, kubera ko buriya ubwonko bw'umuntu akenshi usanga bugira icyo twita flashback, bukagarura ibyo uba wiriwemo. Ese mu kazi aho wirirwa, ntabwo wirirwa ureba indirimbo za Bruce Melody? Ese mu buzima busanzwe, yaba kuri TikTok, yaba hehe n'ahandi, ntabwo ujya ugira amatsiko cyangwa gukurikira ibyo Bruce Melody akora? Ni ukuvuga ngo
hari igihe bishobora kuba ari ibyo uba wiriwemo, niba wiriwe umureba, niba umukunda, niba ukunda imiziki ye, niba asohora indirimbo ukajya kuyireba, ni ukuvuga ngo icyo gihe nubirota azaba ari flashback, ari ibyo wiriwemo wiriwe ureba. Kimwe n'undi muntu wese ushobora kurota icyamamare cyangwa kurota umuyobozi ukomeye. Hanyuma rero niba bikunda kukubaho kenshi, urumva ko wowe byamaze kuba n'uburwayi. Iyo byamaze kuba uburwayi rero, hari igihe aba ari umudayimoni waje mu isura ya Bruce Melody, ariko akaba atari Bruce Melody, ahubwo ari umudayimoni. Ashobora kuba ari dayimoni yoherejwe n'umurozi, ashobora kuba ari dayimoni yaje yagufashe mu rugo iwawe hari imyuka mibi, hanyuma ugasanga iyo dayimoni ihoriza mu isura ya Bruce Melody. Ni ukuvuga ngo rero iyo usambanye n'iryo dayimoni, haba hari uwari gushingiye kugira ngo abuze umunezero urugo rwanyu, kubera ko buriya abantu benshi bakora ubugome bitewe nuko babonye wibaniye n'uwo mwashakanye. Kuvuga ngo ushobora kuba ubanye n'umugabo wawe neza, mwishimye, muhora mutembera, mufatanya agatoki ku kandi, umuntu yababona akabagirira ishyari, akavuga ati ruriya rugo ngomba kurusenya. Ibyo gusa, nta n'ikintu mupfa, nta n'ahandi hantu mufite aho muhuriye, ahubwo ari ukugira ishyari gusa, kubera ko abantu nk'abo babaho b'abanyeshyari. Hanyuma rero iyo byamaze kuba uburwayi nk'uku nguku, kiba ari icyitonderwa, haba hari ikibazo cy'imyuka mibi, ntabwo aba ari inzozi zisanzwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo uhora umurota, ukarota musambana, hanyuma mu gihe yagusambanyije umugabo ntagukoreho, ku mugabo ukamuhurwa, cyangwa mwanabikora ntugire ikintu wumva, ntugire ubushake, ahubwo ukaza kugira ubushake muri za nzozi, ukanarangiza rwose nta kibazo rwose, ukumva umeze neza, umugabo yagukoraho ukumva ko warangije nta bindi bintu ukeneye. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe uyu mudayimoni aba yaramaze kugufata, kubera ko bamugushyingiye, bamaze kumugushyingira. Kuvuga ngo rero mu gihe uyu mudayimoni bamugushyingiye, ntabwo wowe ubwawe uzagira imbaraga zo kumwikuraho, uretse gufata imiti ndetse no kukuvana muri icyo gihome baba baraguhomeyemo. Ibi rero nk'uko nabikubwiraga, ni amashyari, ni amarozi aterwa n'uko urugo rwawe rumeze neza. Ni ukuvuga ngo rero niba urugo rwawe rumeze neza, ukaba wishimye, ubana neza n'umugabo wawe, ugatangira kugira inzozi nk'izi zo kurota ibyamamare bitandukanye, ariko hakagira icyamamare kimwe ukunda kurota buri munsi kuruta abandi, kandi buri gihe umurose ukarota musambana, mukagirana ibihe byiza birenze ibihe ugirana n'umugabo wawe, kugera ku rwego rwo kumva umugabo wawe utakimukeneye. Iyo ugeze ku rwego rwo kumva umugabo wawe utakimukeneye, ni hahandi urugo ruba rwatangiye gusenyuka, ni hahandi urugo ruba rwatangiye kuzamo ibibazo. Ni ukuvuga ngo rero icyo uzakora ni iki? Icyo uzakora by'umwihariko, buriya Imana iza ku mwanya wa mbere. Buriya ikintu cya mbere, ugomba kurara usenze, ugomba kujya kuryama umaze gusenga, kubera ko buriya hari abadayimoni birukanwa n'amasengesho, ugasenga icyo kintu ukagisengera, kandi ukakibwira n'umugabo wawe, ukabwira umugabo wawe uti ni uku nguku bimeze rwose, ntukandenganye, ni uku nguku bimeze, iki kintu mfasha tugisengere. Ukamubwiza ukuri, ukamubwira inzozi uraramo, ukamubwira uko bigenda, hanyuma mugafatanya gusenga no gusengera icyo kintu kimaze kukubaho imbata.
kuko biba byarakubase. Rero ibi ngibi iyo bimaze kukubata urugo rurasenyuka, kubera ko umugabo nawe ageraho akabirambirwa, akageraho akumva ntukimwishimira, nawe ibyishimo bikagenda, kubera ko buriya iyo wishimye n'umugabo akishima muba mugomba kuba mwishimye mwese, nibyo bibafasha. Hanyuma rero ukimara gusenga, murasengana n'umufasha wawe, ushobora kuba urota uri umugabo cyangwa uri umugore, kubera ko buriya hari n'abagabo nabo bajya barota abahanzikazi cyangwa bakarota abakinnyi ba filime, cyangwa akarota uwo bakorana ku kazi, cyangwa akarota umukobwa ahora abona anyura mu muhanda nubwo baba bataravugana, ariko ukuvuga ngo ibyo byose biba bigendana n'amarangamutima. Umukobwa ashobora kumunyuraho buri munsi bitewe n'uko yambara n'uko agira ate, buri munsi akaba azi uwo mukobwa imyenda yambaye, buri munsi akaba azi uko yasokoje, buri munsi akaba azi ibyo yahinduye kuri we, ari ukumureba gusa kandi ataramuvugisha na rimwe n'umunsi n'umwe. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe ibyo bitekerezo bigenda bikajya mu mutwe, hanyuma waza gusinzira nijoro ukamurota. Uvuga ngo rero ahangaha uba ugomba kwitonda, ugomba kwitonda, kubera ko iyi dayimoni irakura, hanyuma umunsi umwe wamuvugishije uzamuvugisha bimere nk'aho mwari musanzwe muziranye. Uzamuvugisha ari ubwa mbere bimere nk'aho mwari musanzwe muziranye. Rero kuba wasambana nawe bizahita byoroha, kubera ko buriya imyuka mibi irakururana. Mu gihe iyo dayimoni yaje uzasanga yaraguciriye inzira, nta nubwo bizatinda rwose, nta nubwo bizakugora, bizikora umusuhuze aguhobere nk'aho muziranye, usange hagati najyaga nkubona nawe ati najyaga nkubona, uko nguko nyine igisigaye witwa nde gutya na gutya, ibintu birangire. Hanyuma rero iki ni cyo kwitondera. Hanyuma rero icyo ngiye kukubwira cy'umuti uzakora mu gihe izi nzozi zikunda kukubaho, ni ukuvuga ngo uzagenda ufate ikirogora, hanyuma ufate n'umugombe, ikirogora n'umugombe. Hanyuma numara gufata ikirogora n'umugombe, vugute amababi y'ikirogora, bibaye byiza wabivanga n'umugombe, hanyuma wamara kuvuguta ugakandira ku kiyiko, ukamira ibiyiko bibiri buri joro. Buri joro ugiye kuryama ukamira ibiyiko bibiri, kuvuga ngo ugomba gukanda kugivuguta cyonyine, ntabwo ushyiramo amazi. Yego, ni ukuvuguta ikirogora n'umugombe, ugakamurira ku kiyiko, ukanywa ibiyiko bibiri nijoro. Buri joro ukanywa ibiyiko bibiri. Ni uko nguko uzabigenza mu gihe ushaka guhangana n'izi nzozi, zizagenda zishira. Uyu mudayimoni mu gihe wafashe uyu muti ntabwo azagutinyuka, uzaba umwirukanye mu buzima bwawe. Ariko nubwo zagenda ziza gake gake, uzakomeza unywa uyu muti kugeza izo nzozi zihagaze. Hanyuma kandi ikindi ni uko ugomba gusenga cyane, ukabisengera ukirukana iyo dayimoni. Hanyuma ikindi cyagufasha ni gucana ishangi mu nzu. Hari iyo bita ishangi, uyu muti bita ishangi ucana mu nzu ukirukana imyuka mibi. Ni ukuvuga ngo rero uyu muti wirukana imyuka mibi mu gihe buri joro ugiye gusinzira, ugacana ishangi mu nzu yawe, hanyuma ugafunga wa mwotsi umaze gukwira mu cyumba cyawe, ugafunga ugasinzira.
iyi shangi yirukana imyuka mibi kandi ikirukana n'abadayimoni. Mu gihe aba badayimoni bakurotesha inzozi zidasanzwe, bugacya wavunaguritse, ukirwa haguwe nabi, usinzira bitewe n'uko waraye mu bindi utigeze usinzira. Abadayimoni baba baraye bagukoresha ibindi aho kugira ngo usinzire, uba waraye ahandi, waraye mu bidafite umumaro. Ibi nibyo bizagufasha mu gihe ufite iki kibazo cyo kurara urota nabi no kurotaguzwa no kurota ibyamamare no kurota abayobozi no kurota ibindi bintu bidafite aho bihuriye, nko kurota inka zikwica, kurota bakwirukankana. Ibyo bintu byose rero tuzagenda tubibasobanurira umunsi ku wundi bitewe n'ibyo muba mwadusabye. Uyu munsi rero ni uko nguko uzabigenza mu gihe urota izi nzozi kandi ukaba ushaka kuruhuka. Uwo muti ni uwo nguwo, ni uko nguko uzabigenza inzozi zigahagarara. Hanyuma rero ikindi nakubwira, niba ukunda kureba uwo muntu urota, ukaba ukunda indirimbo ze, cyangwa ari umukinnyi wa filime ukaba ukunda filime ze, cyangwa ari ikindi cyamamare, ari umunyamideli, kubera ko buriya hari ibyamamare byinshi mu ngeri zitandukanye. Ibyo ngibyo byose bizagenda bishira. Ibyo ngibyo byose bizagenda bishira. Niba ubirota ugomba gufata uyu muti. Hanyuma rero niba ukunda kubireba ugomba kubigabanya. Hanyuma rero mu byamamare wenda harimo n'abayobozi bakuru, kubera ko nawe ushobora kuvuga ati hari abayobozi bakuru b'abasitari, b'abaselebrity. Ni ukuvuga ngo rero buriya uvanyemo abandi, kurota uri kumwe na perezida umukuru w'igihugu, byo bitandukanye n'ibyo ngibyo, kubera ko buriya buri nzozi zigira ibisobanuro byazo. Ariko kurota umukuru w'igihugu, ukaba ari umukuru w'igihugu wamenyekanye w'umusitari, aba ari umukuru w'igihugu cyawe cyangwa ari umukuru w'ikindi gihugu, kuko hari n'uwigeze kunyandikira ambwira ko ahora arota Obama, agahora arota ari kumwe na Obama, agahora arota bagiranye ibihe byiza. Ni ukuvuga ngo rero niba ujya urota umukuru w'igihugu, ukarota umukuru w'igihugu muri kumwe, ariko umukuru w'igihugu ukiri ku buyobozi, umukuru w'igihugu ukiri ku buyobozi uyobora, ibi byo bisobanuye ko uba urinzwe. Bisobanuye ko uba urinzwe, kuvuga ngo hari igihe uba ufite abanzi bakugendaho, hari igihe uba ufite abashakaga kukwica, hari igihe uba ufite ibintu byinshi bishobora kukujyana no gufungwa, hari igihe uba uhura n'ibibazo bitandukanye bigutera ibihombo. Hanyuma rero iyo urose uri kumwe na perezida, uri kumwe n'umukuru w'igihugu, biba bivuze ko urinzwe. Imana ibiri kuguha ikimenyetso ko urinzwe. Ibyo wari ugiye gucamo bibi ibikuyeho, ibyo wari ugiye gucamo bibi biba bivuyeho, hanyuma ukaba urinzwe, ucungiwe umutekano. Ibyo byo bitandukanye no kurota abahanzi, bitandukanye no kurota abakinnyi ba filime, bitandukanye no kurota ibyo byamamare bindi cyangwa n'abakinnyi b'umupira. Nicyo bivuze. Murakoze cyane. Reka mbashimire mwese bakunzi babaho neza. Bashimire wowe wamaze gukanda kuri subscribe cyangwa sabone. Gushimire wowe ukanda kuri notification cyangwa notification kugira ngo ikiganiro cyose kijye gihita kikugeraho ako kanya mu gihe tugishizeho. Wowe uri uw'agaciro, wowe wandika ubutumwa muri comment, wowe utwandikira kuri email, wowe uduhamagara kuri WhatsApp, kuri telefone, abatwandikira SMS n'ubundi butumwa butandukanye. Mwebwe mwese mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mubeho neza, kubera ko kubaho neza ni ukumenya, kubaho neza ni ugusobanukirwa, kubaho neza ni ukubaho mu buzima wishimiye. Ibi byose tubikora rero kugira ngo dufatanye
Niyo mpamvu nanjye mbabwira ngo mwandike ubutumwa bwanyu, niyo mpamvu mbabwira ngo namwe mutange ibitekerezo byanyu, kubera ko umutwe umwe wifasha gusara ntiwigira inama. Hari byinshi rero dufatikanya, hari abakunzi bacu bagenda batwereka ibyo tugomba gukosora, hari abakunzi bacu bagenda batubwira ibyo nabo bifuza kugira ngo nabo bibanyure. Ibyo byose rero tugenda dufatikanya. Hari n'abatanga inyunganizi ku biganiro nk'ibi tuba twakoze, akakubwira ati hari icyo wibagiwe gushyiramo, uwo kurota icyamamare hari ikindi bisobanuye. Hari ibintu byinshi rero mugenda mudufashamo, namwe mujye mutubwira kugira ngo tubigeze no ku bandi, kubera ko hari igihe nawe uri hariya ufite impano, ufite ubundi bumenyi, ariko ukabyihererana ukabyigumanira, ntabwo ari byiza. Bitubwire natwe tubigeze ku badukurikira, nawe uzaba utanze umusanzu wo kubaka ubuzima bwiza. Ndabashimiye cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima afatanyije na Hope Vision Training Center. Sura wa@hopevision-training-center.raw, hanyuma wiyandikishe, wiga umwuga cyangwa ukore amahugurwa y'igihe gito, uhita ujya ku murimo. Murakoze cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.